yitwa Bea Ingeneye cyangwa Uwingeneye, mama Guri yo mama Shalom, dutuye muri Kenya. Yarambwiye ati nzaza ndeba abantu mukorana, ninsanga bafite umutima mubi nkurize Trinity dutahe. Abo bantu sino basigira umugabo wanjye. Rero nimutanezerwa ejo barankubita muri bisi. Hanyuma rero ejo azaja muri Kenya, tumaranye nawe ibyumweru hafi kimwe n'inusu. Ejo azasubira muri Kenya aje kureba babahungu gwa Ruzaro, zendi igihe azagaruka azabazana. Imana yaduhaye abana beza cyane, tuyikomere mu mashi. Sashimwe nishimye ko hano hantu ushize nza ntabwo bampaye umwanya ngo mvuge, sinzi impamvu banciye amazi, ariko ubwo nta kibazo sinzongera kugaruka kubasura. Ariko nishimiye kuba hano hantu, muri abantu beza, muri abantu kwitanga gufasha umugabo wanjye gukora uno murimo w'Imana ujya ugora cyane, nta nubwo ugira abafana benshi, sinzi impamvu. Ariko mwebwe mwaritanze. Ku cyumweru hari bamwe baje, uyu munsi nababonye, ariko uyu munsi nabwo haje abandi. Ndabishimiye Imana cyane. Nari ndi muri Kenya nkumva ajya mbwira, ariko kubera ko nzi ko gutangira minisiteri bigora cyane, nkumva nyine mfite impungenge cyane, nkumva nyine, ariko nshimiye Imana ko afite abantu bamushyigikiye, abantu bamukunze, abantu bamwitayeho cyane, afite abantu bamukunda pe, bampaye keya. Hari basigaye numva ntataha kubera uburyo bankunda, kubera uburyo bajya bampa keya. Narabishimiye cyane. Alice, Charles, Fata Mbabazi ni abantu bampaye keya kuva umunsi nageze hano, na pasiteri hariya. Ndabishimira cyane, ndabakunda. Ejo nzataha cyangwa se kuwa kabiri kubera nasize abana ku ishuri bagomba kwiga. Nshobora gutaha ejo cyangwa kuwa kabiri, ntabwo ndamenya umunsi neza, ariko mwumve ko mbakunze, mwumve ko mbishimiye. Uyu mugabo ndamubasigiye hano, mujya mumuha keya, mumenye ko yariye. Ababyeyi mumwiteho, umuntu utari kumwe n'umugore we biragoranye cyane, ariko hari igihe nzaza tukabana hano. Ntibirakunda, igihe bizakunda nzaza tubane, ariko mu gihe ntaraza mujya mumwitaho. Ni umukozi w'Imana, avuga ijambo ry'Imana neza, namwe rero mujya mumukunda, mumwiteho. Imana ishimwe cyane. Imana iguheze umugisha. Mwabyumvishe ngo muza munyitaho, ako niko tugomba kunota. Imana ibahereze umugisha rero. Tumaranye imyaka 8, twakoze ubukwe mu 2015. Dufitanye abana 2, umuhungu mukuru afite imyaka 7, umutoya afite imyaka 1. Ni umugore mwiza, simvuga isura, ndavuga umutima. Umuntu ukorohereza, ugakora umurimo ahantu mutari kumwe, uri umujene, intambara bazitoroshe, ariko agira umwuka w'ubugenzuzi kandi agira umwuka w'ubwenge. Buriya umugabo wese ufite umugore umushigikira akakubwira ati nubwo bidakunze ejo bizemera, uba Imana yaraguhaye neza. Imana rero tuyikomere mu mashi. Reka tuganire ijambo ry'Imana rero. Ayo yari amakuru meza ariko adatwara. Tugiye kuganira amagambo atwara kare, watwarira basigaye muhira. Hari indirimbo ivuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo nibwe. Ibasha gukora ibiruta cyane, yego ibasha byo gutekereza. Macho yavuze ngo gikore
baba nateyabu Amen. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza. Iri jambo ryangizeho ububasha. Tekereza ibintu nawe utekereza cyangwa wifuza. Ibasha gukora cyane ibiruta. Twasomye inkuru za Esiteri, ariko ntabwo ninjira mu mateka ya Esiteri cyane. Ndagira ngo mfate abantu nk'abangahe Imana yahaye feva. Uyu munsi ndagira ngo tuganire kuri feva. Mujya mwumva twitwa feva ministry. Ndagira ngo uyu munsi wa none tuganire ijambo feva. Imana ikumpere feva. Nari mvuze ngo Imana ikumpere. Igihe kirageze tube muri feva, turiho feva, turi abanyefeva, dufite igikorwa ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Ndagira ngo tuganire abantu bane cyangwa batanu Imana yahaye feva. Papa Rukundo, turakunezererewe. Imana iguheza umugisha. N'umushuti wanjye nararitse n'abandi nararitse, Imana ibampera umugisha. Ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dutekereza. Imana abantu bane cyangwa batanu data yahaye feva. Data yahaye igikundi. Na turarangiza dusenga w'Imana igumpere fe. Mwantunga ibiganza mukavuga ngo nawe data aguye feva. Igikundiro ni ubutunzi. Ushobora kurusha umuntu ubwenge n'ubuhanga n'ubwiza, yakurusha feva ukaja anda y'ibirenge bye. Niyo mpamvu buri munsi ugomba kugusaba Imana ukayibwira ngo Mana, kandi mweke mbabwire ni ukuri ndi kubakopeza. Buri gitondo mu masengesho magufi ugira Alexis, mu masengesho makeya ugira, ariko ugira menshi, uzubwira Imana ngo Mana umpereze igikundiro cyawe. Mu masengesho make usengera abana bawe, uzubwira Imana ngo Mana uru rubyaro w'Imana urumpereze. Mu kazi kawe gatoya ufite, ujye ubwira Imana ngo Mana umpereze fe. Ibyashara byawe uzubwira Imana ngo Mana ubisige fe. Umunsi umwe umugabo wita Asuwerusi yari akomeye cyane, yari afite ibihugu 127 yari ayoboye, uhereye mu Buhinde ukageza muri Etiyopiya. Nimba hari abantu bakomeye, ni umuntu uyoboye igihugu kimwe. Noneho tekereza uyoboye ibihugu 127. Uyu mugabane wacu wa Afurika ufite ibihugu 52, ariko ni nkaho Imana igiye kuzashiraho ikindi cya 55. Reka ubushake bw'Imana buzasohora. Nimba hari umuntu uyoboye ibihugu 100
na 27 yari ayoboye ibihugu biruta Afurika. Ni nkaho yari ayoboye hafi isi yose. Abami bararuta n'abagabo bararuta. Buriya mureke babwire nta kintu kitagira vyose. Hari abami nabo mu nama yabo baba bicaye imbere, abandi bicaye inyuma, kandi bose ari abami. Bibiri iravuga ngo umunsi umwe agerageza kugaragaza icyubahiro cye n'ubwenge n'ubutunzi. Amagara ibihugu byose, abatware n'ibikomangoma, arababwira ngo nimuze bagabo. Baraza barya iminsi 180. Papa, saka 80 jours bari kuri table y'ibwami. Barya bamwa ngo abona iminsi 180 irashize. Abona nta umuhungu yari akize. Abwira madamu we witwaga Vasheti ngo ko ubutunzi butagabana, ariko Imana ntiyazaza umukristo umeze nka Asuwerusi. Ariko nuko ni wowe bagira Imana ishobora kutuzanira umukristo umwe ibibazo bigashira. Bitu umushuti wanjye witwa Salomo aba muri Tanzania, ni n'umusiribateri ndarashaka. Yarabwirije umugabo umwe aramwitegereza, aramubwira ngo Imana iri kunemeza kukubaka. Amugurira ikibanza gikora kuri Lake Victoria Bukoba, ko kuva ngaho amubakiramo urusengero ruruturu nk'inshwesha, ashiramo karo, amubakiramo ofisi, ashiramo resitora, ashiramo jimu. Arangiza aramubwira atoya nibihagije, akora na pisine. Arangiza aramubwira ngo batazakumenyera mwana wawe, amwubakira iki. Arangiza aramubwira ngo utazasaba abakristo urifi, amuha vewe. Arangiza aramubwira ngo uzana nibwo kwigisha, uzaba ufite dayimoni. Amavuta turayafite, ariko wari igihe uje kuja mu mwuka ukibuka ko nta minerva. Ndamukiriza umutima wawe ubaze ngo nibiki biguca intege, birahari. Ariko hari umuntu ushobora guhura amavuta akamanuka ukagira ngo ni wewe none wari kumwe na Yesu wa mu bantu, yagusigiye amavuta yarafa. Ariko ibasha gukora ibiruta cyane. Tuzamura amaboko tuvuge ngo haleluya, haleluya. Aravuga ngo iminsi 180 irarangiye, ubutunzi Imana yampaye butagabana. Ngo ategeka ko bazana abakene. Aravuga ati buriya abakene nibo bagira impano yo gufungura. Abana b'abakire mu bakire, ikizakwereka ko utangiye gukira nuko uzatangira kugira ibyifuzo byo gusengera abana ngo nibaze. Abakire abana babo ntibari. Abakene bakubita amandazi n'imigati n'ibijumba n'inyumbati, ariko abakene bagira ati nta mukene utagira ati. Arasuwerusi papa Karara aravuga ngo reka bazana abakene nibo baza bagira ati barye ku butunzi. Wahamagara inzu z'abatindi n'iz'abakire bose, arababwira ngo nimuze mu mari iminsi, mujye kuri bire yawe, munamwe kuri bire yawe. Ngo kandi si ukurya gusa, abwira abantu bose b'amaduka ngo mukingura amashopu, buri muntu wese azagenda atora icyo ashaka. Ariko niwogira umuntu wiyogoza, bamukiriza umuntu mubwire ngo waziyongoze rimwe, ukabwira akagari ngo nikateke kaze kurya iwawe. Ukabwira nyumba kumati bwira abaturage bawe uyu munsi nibarye baze kurya iwanje iminsi 7. Bibaze we yahamagaye umurwa w'Ishushani, ni nkuko uhamagara Kigali yose ukayibwira ngo president
bwira abaturage b'i Kigali bose ngo iminsi 7 barye iwanje, baje mu mahoteli bakeneye za fagitire bazazizana, baje mu mashopu bakeneye bambare fagitire bazazizana. Yemwe uyu mugabo yara w'iminsi 7 ishize bamuzana fagitire arisho ngo abona nta kintu cagabana. Aravuga ati niki gisigaye ngo nemeza abantu. Wahamagara umugore we witwa Vasheti. Yigiraga umugore witwa Vasheti ngo yari mwiza. Aravuga ngo Vasheti nazi kandi Vasheti aze yambaye ubusa ngo abantu babone ko ntabarusha amafaranga, barusha n'umugore w'igiyaga. Uriya ntabwo ari akanyanga gasindisha, n'amafaranga yabaye nyinshi abasindisha. Hari umuntu usinda akareba undi muntu akamubwira nabi. Umugabo umwe w'umunyamurenge yigeze gusinda ahinduye inka, aravuga ngo inka mfite nozigerekeranya ngo ngahagarara hejuru y'imfizi yanjye ngo nkaramukanya n'Imana. Yararenze umurongo zitonze zimwe ziri gukuka, aravuga ati nukuri baba no kuramutse mpagaze kuri inka zose zitondeka. Urumva atari yasinze. Uyu munsi nta nimwe afite. Mayimayi Wazarendo baraziriye, babiroze bishamu. Iyo umuntu agiye kuvuga nabi utagira ngo ni iki, aba yasinze, akakwitegereza akakurebera kutu, akavuga ati ariko wowe uzabana nkaka. Haleluya. Asuwerusi arasinda, asinda umunezero, asinda icubahiro. Ahamagara Vasheti ngo ngwino. Vasheti aramwandikira, aramubwira ngo mugabo mwiza sinje. Nakaza kureminga Vasheti, ariko uko ngenda mureke mbabwire, ntukaze ubureminga umuntu utazi imva n'imvano. Vasheti ngo yanga kumvira umugabo, ngo maze umugabo arabyina. Icubahiro yari yerekanye cyose gihinduka zero. Ngo maze abanditsi n'abajanama baramwegera, baravuga ngo wa mugabo we nudahana umugore wawe, umenye ko abagore bazasuzugura abagabo, nta mugabo uzongera kuvuga nimba umugabo w'umwami bamusuzugura. Shaka undi mukobwa witoranye mu gihugu. Ngo bashiraho market, ngo abakobwa biyaminiya, abakobwa biyumva, ngo bose bazi bwa. Morodekayi yari umusekirite w'ibwami, yumva amakuru. Yari afite umukobwa bita Hadasa, abwira Hadasa ngo ngwino nawe ugerageza. Hadasa yinjira mu bakobwa bagiye kugerageza amahirwe, amukondisiyona ibintu bibi. Aramubwira ngo icambere uzahindura izina witwe Esiteri, icyakabiri ntuzigere uvuga ubwoko bwawe, hanyuma nawe ugerageze nawandi. Bibiliya iravuga ngo abakobwa baragerageza, babagerageje amezi 12 barya neza, bari bafite umugabo witwa Hagari, niwe wari ubashinze. Mu mezi 12 ashize nibo bazi bwa kwimura. Bari abakobwa bo mu nzu z'abakomeye. Ngo haza umukobwa wakuriye ku gisekirite, abandi n'abana b'abadepite, b'abaminisitiri, b'abajenerali, b'abacuruzi bakomakomeye. Haza umwana w'umunyagano wakuriye ku basekirite w'imfunzi, utagira se na nyina. Charles niwe uzumbwira ngo yaramaririje. Donge umuntu udafite se na nyina, ngo iyo mfuvyi baramaririje nyine. Urumva ari imfuvyi ifite umuvyeyi, hari n'indi yamaririje idafite bose. Esiteri nawe yari yaramaririje nta nyina nta se, yari afite musaza we kwa se wabo, abo bavukana nta n'umwe. Bibiliya iravuga ngo
uwo munsi ngo Imana imwitegereza mu bakobwa be ngo imuhe igikundiro. Haleluya! Haleluya! Zamura amaboko, Imana iguhereza igikundiro mu izina ryayo. Imana imwitegereza mu bakobwa be ngo ikamupa utuku, imuhereza igikundiro, imuhe igikundiro mu bakobwa be. Kandi mureke mbabwire, biragoye ko umuntu ufite amafaranga abamo. Umuntu wese, mureke mbabwize ukuri kw'Imana, nimurebe uko dusa. Uko dusa ntabwo ari uko dusa. Uku neza, hari umukobwa uba Nairobi, ni inshuti yacu abadusetsa, ngo nagera Australia bazahoberana n'isura ye. Avuga ati ningera muri Australia uzahoberana n'isura yanjye. Ni isura yanjye n'umubiri wanjye bigaramye Sydney muri Australia. Atukusa nsa n'imbeho yo muri Kenya, yandeho yo mu kwezi kwa karindwi, wa musonga. Iyo ugeze muri Kenya bakubwira ibintu bibiri. Barakubwira mugeze mu gihugu cy'umusonga n'igihugu cy'abajura. Nta muntu uba muri Kenya batari. Iyo batarakwiba ubu utaramenyereye. Bigeze kunyiba, ariko njyewe n'ubujinga nari. Hari igihe umuntu akwiba ukabona atakurenganyije. Ariko ndabitekereza ukumva. Arangiza aratubwira ngo iyi sura mfite ni iy'imbeho, ariko ningera kuri Pacifique, Ocean Pacifique, ngahura n'akayaga ko ku nyanja ya Pacifique, ngo nzacakirana n'isura ya. Abenshi isura tugira papa muhawe n'Imana, tugira amasura asa n'ubuzima tubaye. Ndamukiriza umuntu mubwire ngo iyo sura ni isabune woga, niyo hari umwanditsi wa Bibiliya yaravuze ngo Esiteri ngo yagira ngo atere intambwe bakamubwira ati ariko nawe urimo urabona nawe hari uwo kurira ubusubiye. No, hari igihe abantu bagutera ipfunwe noneho ryaba rikagufata ngo yagira ngo aje imbere bakamubwira ati usibye gutwara umwanya urabona wowe utambuka ngo akabasubiye. Urukundo baramwitegereza ngo urukundo ruramusa ngo ati genda ube. Haleluya! Tuzamura amaboko tuvuga haleluya! Baramwitegereza, bamwitegereje ngo neema ya Baba ilikuwa imemtawa. Ngo urukundo, ineza y'Imana yari imuzi. Ngo amutonge intu Esiteri aba umwamika. Ngo muri iyo minsi ngo asuwe Rusi, ngo afata umugaba w'ingabo witwa Hamani. Buri munsi Hamani yaza kwa Fatande, yazaga ibwami. Buri munsi yazaga ibwami ngo abantu bose bagapfukama bakamura. Ngo ariko Morodekayi agasigara hari amebaki Imana. Bibiliya iravuga ngo Hamani atangira gukora iperereza. Uyu muntu abandi baza bapfukama ntampfukamire ninde? Ngo abikoze iperereza ngo asanga n'umuyuda. Yinjire mu mateka y'Abayuda asanga igihe cy'umuhanuzi Samweli yigeze kwica umwami witwa Agagi. Niwe sekuruza wa Hamani. Hamani aravuga ngo nimepewa kibali ya kufanya kulipisha kisasi. Hawe umwanya wo
uguhora akreado abwira Suwerusi ngo mwana namenye amakuru, abapererezi banjye bambwiye amakuru ko mu bihugu yobo harimo ubwoko bw'abayuda. Abo bayuda nibo bazagukura kuko ni abantu bazana kwigomeka no kwiremera. None mwami tubihe ati kandi kugira ngo ngiye gusoza, njyewe ndatanga amafaranga azaherekeza icyo gikorwa cyo kubica. Ngo wewe gusa ikintu nkorera uranandikira inzandiko, abazabica n'ejo uzabahera. Na Hamani yari ibandi yandika mu rwandiko note bien icitondero, niwica umuyuda uzatwara iki kugira ngo abaturage bagere kuraho? Niwica umuyuda uzatwara iki? W'inzandiko ziranyanyagirwa mu gihugu cyose. Moridekayi yicaye ku irembo ry'ibwami, abona inzandiko ziri gucaracara, wasomye asanga bari ku isoko yo gupfa. Ngo umuyuda wese aho ari ngo yicwe. Yicwe sinzapfa. Moridekayi ngo yambura imyenda y'akazi, ngo yambara imyambaro y'ibigunira, arazamuka muri rompwe y'Ishushani, ngo akubita amagota, arengeza amaboko araheka, avuga Zaburi ya Dawudi, aravuga ngo nduburira amaso yanjye ku musozi. Ese gutabarwa kwacu niwe handi twaturukaho. Nta gisirikari dufite, nta gipolisi dufite, ariko ni wowe twizeye muri uyu mwanya. Zaburi ya Dawudi iravuga ngo bamwe biringira amagare n'amafarashi, ariko twebweho twiringiye Uwiteka Imana ya Isiraheli. Twebweho twiringiye Imana, haleluya, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega. Niba wiringiye Uwiteka zamura amaboko uvuge ngo haleluya. Abandi ni amagare n'amafarashi, abandi biringiye bakuru babo, abandi biringiye banko, abandi biringiye bandi, abandi biringiye digiri, ariko twebweho twiringiye Uwiteka Imana ya Isiraheli. Twebweho ariko njyeweho biringiye Uwiteka Imana ya Isiraheli. Abandi bana bazabavuka bagasanga baragenewe, abandi bazabavuka bagasanga bakuru babo barabayesariye, abandi bazabavuka bagasanga babavuga neza, abandi baravuka bagasanga utuzi twarateguwe, ariko yaravuze ngo wowe ni wowe mugabane wanje, ni wowe gasiza kanje, uri nyabingingira. Uvuga ngo haleluya, haleluya, haleluya. Niba nawe ufite umwami nk'umukiza wawe, kama vile mvua inavyoshuka kwenye ardhi, neno lake kwa kinywa chake halitarudi bure. Neno lake halitarudi bure. Neno lake halitarudi bure. Iri jambo ntabwo risubirayo ubusa. Iri jambo ntabwo risubirayo ubusa. Iri jambo rirakuzurira. Iri jambo rirakuremera. Iri jambo rirakora. Iri jambo rirakora. Iri jambo rirakora. Iri jambo rirakora. Haleluya. Yego haleluya. Iri jambo rirageriwa aho rikore. Halitarudi kama vile mvua inavyoshuka kwenye ardhi, neno lake halitarudi bure. Halitarudi bure.
arafuka ariko mana ureke nishake nsoreza dutahe uzongera mbwirize kuwa kane ariko mana ushimwe wambaye agatutu yewe nta kindi kintu umuntu yomba ngo nezerwe uri kw'Imana yo mw'ijuru ntacyo wumva ngo nishime ariko iyo ubwiye ngo vuga Imana nza numva ndi gusha nza numva nezerewe yego haleluya iyo twumva nizasayapa Bibiri zivuga ngo nugera ku murimo wahawe ukora unezerewe John iyo ari muri beka ari mu ifaranga abanezerewe niba namumenye uyu mupapa watwigisha namumenyeye muri banki muri beka ni manager muri beka Charles iyo ari muri ni PBR bibiri abanezerewe iyo Chiza ari muri kiye abanezerewe nakazasanga karara muri migration ngasanga nezerewe ariko nanje iyo ngeze muri Zaburi no muri Matayo muva mumbeka haleluya haleluya reka mubwire iki kintu inzira zose nizibana inzira zose nizanga iyo amasomo niyanga iyo umuryango ikanga uzibuke ko mu mavi haba w'inzira haleluya uzibuke ko mu gupfukama iyo dusenze hari rikinguka James inzira zose nizanga uzibuke ko mu gupfukama ukareba mu ijuru uzibuke ko hari indi nzira hari indi nzira itananirwa hari indi nzira itananirwa haleluya Bukan habaho indi nzira habaho indi nzira Alex habaho indi nzira yo yamazi kanisa ariko aba protokolo ba vuga ngo habaho indi nzira ibashagu ariko mwijuru hari Imana mwijuru hari Imana muntu uri kunyumva ibivuze biremera ibitegetse birakomera n'inyembaraga n'inyamaboko haleluya aravuga ngo Mana nta ngabo dufite zo kuremera ariko mwami Yesu urihagije ese nawe wabonye urwandiko Hamani yasohoye yarafukamye muri Roma neza hariya kwa Rubangura iwabo muri Roma atitaye ku batanga aravuga ngo Mana wabonye amakuru y'urwandiko rwasohotse narababwiye ku cyumweru abara turimo tuganira amakuru y'ishoka narababwiye ngo uzurema Yesu mureme nk'inshuti yawe umwicaze mu cyumba cyawe umubwire amakuru umubwire ngo Mana bene ngangu noneho basaze noneho babana bari runaka basaze Mana ntabara nutantabara kambaye Morodekayi abwira Imana ngo Mana woba wamenye amakuru yego haleluya woba wamenye amakuru ku rwandiko rutwita rwasohotse ese aya makuru yageze mu ijuru ese mu ijuru babimenye abamarayika bamenye amakuru abaserafi bamenye amakuru abakerubi bamenye amakuru babimenye ko tugiye gupfa babimenye ko birangiye ibasha gukora everybody must know that Yesu mani cyubahiro
ava muri rompo arataha ngo ariko ntiyiyambura umwambaro wo gusenga. Ntuziyambura umwambaro wo gusenga ibyo wasenze data atarabibwira. Ntuziyambura umwambaro wo gusenga ibyo wasengeye bitarakugera mu biganza. Bibiliya ivuga ngo yemwe barinzi b'inki ngo ntimuzahweme gusenga kuzageza ubw'Imana izahindura Yerusalemu amashimwe. Usichoke kufanya maombi, usichoke kuomba, usichoke kupanda milima. Piga magoti mpaka tutaomba mpaka mbingu itende. Ikivuga ngo tutaomba ngo kwa maombi mpaka mbingu zisende. Ariko umuntu wayihinze yabihinze nabi. Naramukosoye nuko njyewe ntazi kuririmba. Bari buvuge ngo tutaomba mpaka mbingu zitende. Tuzasenga. Iwe yaravuze ngo tuzasenga no kugeza ijuru rivuze. Ariko ziko bikwiriye dukwiriye gusenga kugeza ijuru rikoze. Vuga ngo gukora. Tutaomba mpaka mbingu ziongee, mpaka mbingu zitende. Tenda Bwana wa majeshi. Bwana akutendeye muujiza. Mkono wa Bwana utende kazi kubwa kwako. Numva no kuzuzwa ariko Mana ya Israeli. Yego, haleluya! Haleluya! Hey, haleluya! Oh, haleluya! Yego, haleluya! Yego, haleluya! Yego, haleluya! Oria Maria Floria Colomara. Oria Floria. Nakwiyambura umwambaro w'amasengesho gute kandi izo nasavye data atarabikora. Bibiliya iravuga ngo Esiteri arabimenye. Abwira Morodekayi ngo barakwica wambaye ibigunira ku marembo y'ibwami, kandi ku marembo y'ibwami ntawe uza wambara ibigunira. Morodekayi aramubwira ati ahubwo we uri mu bwami imbere tuzi amakuru, inzandiko zitwica zasohoka. N'ubundi nibanita nambaye ibigunira nubwo nambara kositime baranyica ni yare bateka n'ubundi banyica ni Mose. Abwira Esiteri aramubwira ngo umva mwami Esiteri, witatumye Imana itimika ukaba umwamikazi mu gihe gisa gutya ngo ni ukugira ngo ubu umumaro. Esiteri atuma kuri Morodekayi aramubwira ngo ni ukuri maze iminsi 30 ntabonana n'umugabo yaranyanze titubonana. Bibiliya iravuga ngo Morodekayi atuma kuri Esiteri aramubwira ngo mva Esiteri ngo naho waceceka akakantu bagakunda ngo naho waceceka kara ugaceceka rwose ngo nta kizabuza. Yego, haleluya! Nta kizabuza abayumva gutabarwa. Abantu muziranye nabo baceceka bagaceceka rwose. Igihe cy'Imana nikigera uzatabarwa. Barivuga ngo uzatabarwa. Oratoria Colomalis. Naho baceceka rwose bagaceceka rwose bakagira gutya bagaceceka rwose bose bagaceceka. Ariko bakavuga ngo reka turebe ingero zabo. Ababifitiye ubushobozi bagaceceka, abafitiye imbaraga iyo kese yawe bakayubika bakayishyira munsi muri tuwarita. Igihe kigeze batarabikora babikoresha imbaraga ze, babikoresha ubushobozi bwe umunyamaboko bibasha gukora ibiruta cyane, bibasha kubikora. Ndamubwiriza umuntu mubwire ngo bibasha kubikora. Bibasha kugira naho baceceka rwose mama, naho baceceka rwose papa. Ababifitiye ububasha mbego bagaceceka. Basa babasha ababifitiye ubushobozi bagaceceka. Arisa ababifitiye ubushobozi bagaceceka.
cyarisi bagateteka, kirimasi bagateteka, abo bagateteka, igihe cy'Imana nikigera bazatangara bazumirwa babonye data bikoze ntibasha kubikora. Ariko hari umuntu ufashijwe avuge ngo haleluya. Oya, hari umuntu ufashijwe avuge ngo haleluya. Hari umuntu ufashijwe azamurira amaboko avuge ngo haleluya. Nubwo baceceka bagaceceka rwose ntakizabuza abayuda kugira gute? Sista Hawa kugira gute? John, se mwabyumvise baceceke cyangwa babikore? Muda tu ni muda, ni muda. Nabwiye abantu kuba kangahe ejo bundi twagiye guhemba umubebe wavutse, ndababwira ngo ntuzakora amakosa yo gushyira nimero z'abanzi bawe. Hari umunsi bazayobora kuri stade batarabigizemo uruhare mu gukemuka, bakabibonera kuri stade bakibaza ngo bigenze gute nyine ko Uwiteka yakoze. Naho waceceka rwose ugaceceka ariko yego haleluya bakizabuza abayuda gutabarwa. Igihe kizagera nawe Imana izagutabara. Ndimo ndavuga ngo igihe kizaza Uwiteka azagutabara. Haujanielewa? Haleluya. Ungenielewa ungesema amen. Bizabikora. Haleluya. Biblia inavuga ngo Yesu arasoma wese ubikore ureke itangazo ryanditse tuzagira gute kandi ndumva no kuzurwa kiadeperi ariko umunsi umwe zabiriza tware n'ahantu tuzabirenge ari umunsi tuzobara wese tera maze gusoma aravuga atari mureke mabwire ikintu utakibabaza niyo umuntu agusabye serivisi ngo ikore ukanga kandi gakemuka bigakemuka noneho bitamunyuzeho akabona birakemutse. Ndamukiriza umuntu umubwira ngo umuntu nagusaba serivisi uyikemura mutayikemura abandi bazayikora kandi uzumurika. Ni ukuri kw'Imana umuntu nagusaba ikintu uzi ukimufasha niba ubishoboye, nutabikora abandi bazabikora. Wanga umuntu abandi bakamukunda, uvuga umuntu n'aba abandi bakamuvuga neza. Haleluya! Uwo umuntu abandi bakamugira akanyari bakamusengera, yohereza ibintu bibi natwe tukohereza amagambo meza. Usebya umuntu abandi bakamutangira témoignage. Ndamukiriza umuntu umubwire ngo ayo magambo yawe hari n'undi wovuga ndatandukanye nawe. Abantu bose ntabwo bavuga icyiza cy'umunsi. Abanyamaboko baratwuzuye impande n'impande babatu amu ndanezerewe kandi narondogoye. Yego haleluya haleluya Esiteri amaze gusoma amakuru yandikiwe na Morodekayi abwira Morodekayi ngo nimebadilisha mafikirio, tufanye maombi baba, tuombe tuwaju, duhamagare data, hanyuma iminsi itatu nishe zirengagiza itegeko ry'ubwami, zirengagiza aya manyagwa yabo, zica amategeko. Mureke mbabwire, Imana izamfashe mbabwirize mana yanjye b'abahungu basambiye n'abana. Hari ibintu ugomba kwirengagiza kugira ngo Imana ikore. Ibintu byose by'amashenga abatime basambuye inzu y'abana kugira ngo batiburikire mu ndani. Hari sheria tugomba kuvunja, ibintu za doctrine hari igihe bidakora. Uramubwira toke tusenge, hanyuma nzica itegeko ryo kwaso, twica itegeko ry'abamenyi n'abateresi papa. Semuri kunyu Biblia iravuga ngo turasohoka
ngo basenga iminsi 3 batarya, ngo inka zabo zitarisha. Umva mureke babwize abantu b'Imana, nubona ibibazo byasaze wikwiri gutongana, wikwiri kureminda abantu, wifuka musenga iminsi. Haleluya! Fukama usenge iminsi uve mu masi ngo barasenga tuwajo umunsi wa gatatu ese terambere rero umurye mumwe urugamba ngiye kurwana nje nyine n'umukobwa. Bibiri iravuga ngo yinjira mu cyumba cye, niwe mukobwa wazanye makeup yikubita ikirungo ijisha rigira gutya, akubita amashaneti ayandi ya oro zahabu, inzara arazigegena neza arazisongoza, yambara imyenda myiza cyane, aravuga ngo ndirengagiza itegeko ry'Ibwami kama mbaya waturuke mu muryango umwami atangira kumva pasi ngo arebe abona n'umwami kazuje ngo amutunga inkoni y'icuma. Haleluya! Feva vuga ngo feva imuba. Haravuga ngo mwami kazi n'amahoro, ukeneye ngo mugabanyirize igihugu, tuba abami babiri muri iki gihugu, tware noro nanjye ntware si, tuzaduhurira santrale. Ubu mwami kazi nanjye mbiri ya rumu, baramubwira ngo mwami kazi nkeneye ikintu kimwe gusa, sheri ugize iminsi udafungura imuhira, ibyo kujya muri resitora muri Kamiriya bizakugwaza, w'ibintu by'imuhira rimwe vumbuye gusangira nawe kugeza umugore w'ubwenge avuga ibibazo by'ubuzima, naho umugore w'uwo frere avuga ibibazo by'ibyaha mu muryango yo kugasubiza. Abagore Yesu ashimye cyane, ururimi rworoheje ruvunagura amagufa. Ngo aramubwira ati sheri mfite icyifuzo, atari ko sinokikubwira ushoboye, ejo tuzobanze dusangire inteke apana n'abakozi njye nteke burya nzi no guteka. Asuwe rusa ati mwami kurya gusa cyane, atari ko mwami uzovane n'umugabo w'ingabo, nawe ni mukumureba nkabona arashonje. Bahamagara Hamani, baramubwira ngo umwami kazi yagwaye invitation muje kurya iwiwe. Hamani aravuga ati mana yawe, noneho uyu mwami kazi uje we noneho haleluya. Ngo bamare kurya umwami aramubwira ngo ngaho mbwira, Esiteri yari umwana w'Inyanza ko bacyari isinzira y'igisi. Abwira umwami ngo mwami ntabwo nakubwira uyu munsi, ngo nimba nkugiriyeho umugisha ngo reka dusangire ejo kandi, ngo kandi uzozane n'uyu mugabo. Ngo maze Morodekayi Hamani amanuka yagiye wagira ngo ni igikuri n'ikindi batubwirije, ngo amanuka agere ku muryango ahura na Morodekayi. Morodekayi namupfukamye aravuga ngo mwami ibwami ntibakijya batambuka, none uyu munyagwi we ntazi ko bamvuje. Ngo arataha umugore amubaza amakuru, ngo mbwira amakuru. Aramubwira ngo sheri yagiraga umugore witwa Zereshi, aramubwira ngo mva madamu ibwami ni njyewe ugezweho, ntibakijya batambuka, maze kumera nk'urusenda, kuvuga ngo barye ni ngombwa babanze bambura. Noneho kariya kandi kazi kaje wa wundi wa mbere we ntiyamvugisha, ariko kano gashasha kaje, ariko kariya kandi karankuze, nimba kaze kabona ndi boga ari gusumba umugabo wawe si atuzi ko yavuze ngo nejo kugira ngo ajya haje nuko mbona, atuzi ko meze nk'imitako y'ibwa atari wiyongeze ku irembo ngaho tingi ngo Morodekayi w'icyubahiro cyanjye cyose kibafite. Ngo maze umugore wamubwira inama, umugore wamubwira inama aramubwira mwumva sheri muzorya saa sita, wowe uzindukeyo saa 11, banze usaba uwo Morodekayi babanze umumanike ku giti, hanyuma ejo uzoje muri lanci ubuwe neza nta stress. Ngo aravuga ngo iyo nama mbaye ni ya original, ngo iryo joro barara bahiga igiti. Bibiri iravuga ngo iryo joro barakiza, iryo joro baranagishinga. Bibiri iravuga ngo iryo joro umwami nawe abonye. Haleluya! Umwami aburi bitotsi ku gitanda cye maze arashwira. Mureke babwize ukuri iyo wabuze ibitotsi
ijoro rirakanyagwa, ijoro ni rirerire gusumba ukwezi, wowe upfa kubona wasinzira. Kandi noneho nigeze kuza kubwiriza ahantu akagambo gakunda cyane kandi gashobora, umuntu arambwira ngo mbere y'uko asenga umusengera ngo abanze amwendereze, nkora mbibabwira zarantangaje. Uwo mugabo yarambwiye ngo niwo muri banki ngo muri Kongo kuri Océan Atlantique Matadi, arangize tuje iwiwe anereka isu, arangize arambwira ngo mbere y'uko usengera ngo ngamutembereze muri iyo, twinjira mu zumba mbona ibitanda, ndavuga ngo mwami Yesu, ibi bitanda nizo tuzoraraho mu ijoro, kubera ko ku isi ntizokuta, byari byiza. Ariko umva ikintu yarambwiye ngo iyo ijoro rigeze nta muntu ugira amahoro muri biriya bitanda. Satani n'imbwa aza kureka ukubaka izo maze ukajwigirira, kandi abapangayi basinzira bose akajwigirira, umusekirite ari kugona imibu yariye ya ese muri kumwe bw'iryo joro umwami abura ibitotsi, arabibura neza neza, ngo arazuka mu rukeye abwira abasirikari ngo nimwumve igitabo cy'ubucurabwenge, ngo bamuzanire igitabo kiriya abasekirite baza buzuzamo amazina ku muryango, ngo agende asoma amazina y'abantu binjira abavizita, asoma ngo agera ahantu handitse amakuru ya Morodekayi, ngo uyu mugabo yigeze kumuburira ngo babigerageje basanga ni ukuri. Abaza abajenerali n'abakoroneri bari baraho, ngo uyu muntu hari ikintu mwamuhaye, guverinoma hari ikintu yamuhaye? Baramubwira ngo ni ukuri guverinoma yawe ntacyo yamumariye. Arabaza ngo ninde muntu ukomeye muri ubu bw'aha? Baramubwira ngo Hamani niwe uhageze. Uzi cyari kizanye Hamani? Yaraje gusaba Morodekayi ngo mumanike, asanga niwe paje bariho ni ya Morodekayi. Hari igihe bizahura, haleluya, haleluya, hari igihe imigambi y'abatindi bizahurira ubukunzi wabo cyane. Hamani Morodekayi nako Asuwerusi yari akunzi wabo cyane wa se, abwira abasirikari be mu ico giti aba ari cyo mumanikaho uwo muti. Zereshi yicaye abona umugabo wamuzanye bamukubise kangoro. Bibiliya izivuga ngo inkota bacuriye kukurwanya. Haleluya, zamura amaboko uvuga ngo haleluya. Inkota bacuriye kugira gute? Kukurwanya. Iyo nkota izahindukira ibafigure ngo ba nyirayo. Haleluya. Ese muri kunyumva yemwe? Umwobo bacukuye kugutamo hamujaniye rero. Niba hari umuntu numvishe navuge ngo haleluya, niba hari umuntu numvishe navuge ngo haleluya. Inkota bacuriye kukurwanya. Ndamukiriza abantu babiri babwire ngo inkota bacuriye kukurwanya. Danashoje gusenga. Inkota bacuriye kukurwanya. Haleluya, inkota bacuriye kukurwanya. Shimwa Yesu. Inkota bacuriye kukurwanya, inkota bacuriye kukurwanya, urwobo bagucuriye kukugwemo, igiti bamanitse cyo kukubamba. Uwiteka anyuranyije amaboko. Narivuze ngo Uwiteka anyuranyije amaboko, narivuze ngo Uwiteka anyuranyije amaboko, Uwiteka anyuranyije amaboko, narivuze ngo Uwiteka anyuranyije amaboko. Habwa imbaraga abanzi bawe nibashe dawuni. Gira imbaraga ku bari bagufiteho imbaraga, gira ijambo ku bari bagufiteho ijambo, gira ubutwari ku bari bagufiteho ubutwari. Risaria foria. Ariko twe n'abagira gutya twese mu binyurane bigira gutya amaboko. Bigira gute? Ariko hari umuntu unezerewe avuga ngo haleluya gusoza. Hari umuntu unezerewe avuga ngo haleluya. Hari umuntu unezerewe avuga ngo haleluya.
tekanira nabo uwo mwuka bakohereje usubire kuri ba nyirawo. Oh Jesus, izo ngwara bakohereje zisubire kuri ba nyirazo, ubwo bukene bakohereje busubire kuri ba nyirabwo, buri dini ryose risubire kuri nyiraryo. Umudayimoni bateje mu bana bawe ngo bagware bije ku bana babo nabo bumve ko Yesu agira neza.